ntuzagire umuntu n'umwe wemera ko ugeze umbona hano. Ubwira abantu bose ko wambuze. hano hari ikirego nshaka kumukurikirana. Yes sir. Kirihutirwa cyane. Yes sir. Oh, my sweetheart. Oh. Byagenze ute se ko uje kwirukanka? Se utari kuvuga ko mbona ufite n'amaraso se mu nda. Ufite amaraso? Reba intoki zose. Amaraso aracyandiho. Uvuye hehe se? Jesus. Umva, nihagira umuntu uwo ari we wese waza kubaza nimba ndi hano uzamuhakanire. Byagenze ute se? Ntuzagire umuntu n'umwe wemera ko ugeze umbona hano. Ubwira abantu bose ko wambuze. Ubwira abantu bose ko utakimbona. Nyine wabaye iki? Ntabwo ushobora kumbwira ibyabaye si deba wuzuye amaraso. Amaraso aracyandiho. Nzanira amazi. Amazi se kumaza ikibanza ubwira ibyabaye. Se ntabwo ushobora kumbwira ibyabaye. Debira koko. Sinakwatsa amazi koko. Sinakwatsa amazi. Nyine batubwire ibyabaye menye ibyo ari byo. Debera wagiye wambaye imyenda ugarutse wambaye ubusa none usubira barabyerekeza ariko. Ntabwo ushobora kumbwira. Nzamubwira. Ugiye gukora ibintu ngusabye gusa. Ntabwo ndi muri situation yo kugusobanurira. Ugiye gukora ibintu ngusabye. Ntuzagire umuntu wongera kubwira ko mbona hano. Telefone yanjye nayikuyeho. Ntuzigere ubwira abantu ko ujya umbona. Ntabwo ukwiye kumbaza ibibazo byinshi. Utasobanuriye ibintu uvuyemo. Genda uzanire amazi nkarabe. Uyabanza ubwira ariko ureke kumbwira amazi n'ubundi ndayagwa ariko ndabafatanyije nawe usinzi ibintu uvuyemo. Wambwira. Bindangiriyeho. Mva mbwira guteza amatwi ariko. Bindangiriyeho. Sindangiriyeho. Wivuga gutyo ngikurangiriye utari bo kumbwira. Hano hari ikirego nshaka kumukurikirana. Yes sir. Kirihutirwa cyane. Yes sir. Ndashaka ko mu gihe kitarenze iminsi 2 uzamubona ibisubizo. Kiravuga ku muntu wateye undi cyuma aka kanya bagitaka bari muri koma. Ndashaka ngo mugikurikirane byihuse cyane iyi misiyo kandi muyikore neza.
kitarenze iminsi 2 uzampa ibisubizo. Yes sir. Mbona imeze icyo nzagenza ute kuko atari nk'ibisanzwe. Byihorera ntabwo uzi ibintu byambayeho. Bimeze uko Gusya Imana izagufashe nawe ntibizakubeho pe, birababaje. byagenze ute se ko nubwo utangiye kunera ubwoba. Sorry kabisa. Byagenze ute urashimye. Wambabarira ukakurira. Ndicuza. Byagenze ute se shimye. Wambabarira ukakurira. Ubu ngo tuvugana. Umugabo wanjye ari muri koma. Sorry. None se banki. Nyine umutepewe nakubwiye. Ejo bundi yagize gutya aradusangana. Umugabo nyine biramubabaza cyane, nyine twashakanye. Agize gutya afata icyuma. Hello? Bimeze bite? Byiza sheri. Mwese ko watinze kuza? Ntabwo natsinze rukundo, umeze neza? Nishameze neza cyane. Okay. None si nta wayobewe ahantu ndi se? Sheri ntabwo nkubona, uri hehe? None si reba aho ngaho kuri icyo gipoto. Ujyana. Aho ngaho ku karobine. Reba ku karobine. Okay, reka murebe nze nipanga ndagukumbuye sheri. Shawe ntuzi nanjye ngukumbuye. Ahubwo wowe reba ku karobine uhita ukata njye ndi hafi yabo. Okay, reka nze nihuta. Sawa sawa shubanga basi. Ashaka kugitera uriya mutipe. Uriya mutipe nyine urabona ni umusore amurusha imbaraga. Ahita aba ari ukimuteraho. Umusore akimuteye se none wowe yarajeje kubiba byagenze. Hoya nabikubwira ute. Nyine yaradusanganye mu gitanda turyamye. Yarantunguye ntabwo nzi ko ari buze. Umva ko wenda ari mu kazi asaza hashize nyine nk'icyumweru kuko niko yari yambwiye. Aba aradutunguye ntabizi ntazi ko ari buze. Umugabo nyine ararakara cyane bikomeye wanjye. Umubona uwo mutima aravuga ko nagiye nguha amafaranga kubakira nguru no kumugura n'imodoka. None se umugabo yakubwiye n'iki? Yasanze turi kubiganira nyine. Ati kumbe amafaranga nguhereza nahanga n'uyu nguyu yahereza. Umugabo nyine ararakara umujinya mwinshi cyane pe. Ahita afata icyuma ashaka kugitera nyine uriya mutipe. Umugabo yari yarakaye? Yari yarakaye. Mutipe nyine ni umunyembaraga. Ahita kimwe akagitera umugabo. Yasohoye. None se ubu ari kwa muganga bimeze gutya? Hashize icyumweru. Sheri. Oh, my city heart. Oh. Umeze neza sheri. Umeze neza. Oh, mana. Umeze ute? Wambaye neza. Ahubwo Wow. Cyane nari ngukumbuye. ngewe susuku nawe ngukumbuye. Sure. Ahubwo si amakuru yawe. Cyane neza. Ndiga sheri wanjye wabaye neza. Ni wowe? Bonaga burya bikabije uri mwiza cyane please. Serious? Ntabwo ukumbeshya. Shabasi wankunda byanyabyo. Yewe ahubwo wowe wankunda. Shana gukunda cyane ukuntu uri mwiza. Shana. Shana ubonaga atari ko bimeze kwifata. Nawe uri mwiza nagukunze cyane niyo byansaba gutanga n'ibibanza byanjye byose nabitanga. Niwe nshaka mwese amakuru yawe. Amakuru ni meza nawe ndakubona ubushaka umusirimu pe. Batinze kubonana pe duhora kare kose. Biri seriye wankunda. Cyane shana gukunda. Ndumva cyane. Ndarakamwe kumushaka kubaza. Cyane icyo wambaza ari Uyu munsi wawe muzi. kubaza. Iri kumumbaza si umuzi. Sure. Okay. Ese kubera icyo kumumbaza? Shaka. Nyine ni umushuti wanjye narumvise ngo atuye inaha muri aka karere kanyu.
nagiraga muve kumuzi nyine umuntu ari imbogari wasanga ushaka erega nakubonye uri mwiza none si uwo muntu kumushakira iki uyu muntu ushaka nyine ko ndi kubona muzi uramuzi shabe nziza cyane niwe umuzi mbese kubera muzi urabyishimiye kubera muzi nyine mushiki wanjye twariganye kera nyine nari mfite amatsiko ariko nameze ubu ngubu gusa nyine nta birenze reka ariko ko mudakundana oya ni wowe nkunda nanakonyerego ni bogari tubibona sha nanjye nakwishimiye umutipe ndamuzi ahubwo ni n'inshuti yanjye ni inshuti yawe ni inshuti yanjye ariko ni ikintu cy'icyucu mana yanjye gikoraga amadega menshi cyane kubimbabaje birambabaje uriya mwana twiganye ari mwiza turi inshuti twicarana seriyesi none yabaye ikigoryi kiriya kintu gusa nk'ubu ngubu ushaka uriya anywa itabi umujyi ntikica abantu mbese ni ikintu utamenya uri kugishakira iki koko ushaka nawe kizaguzemo kimwe uzi iwabo ndamuzi ndahazi cyane neza gusa uri kumva nakubwira ibintu ntazi ndinjazwa ntabwo nari mbizi ko uzi iwabo gusa birantunguye ko asigaye ameze kuriya akora amadega ariko gusa yanakwica umuntu ubu ibyo ngibyo byose niba ari ukumubina yarangiza akumva arikije yagishaka kwica umuntu cyishe umuntu mwana shuwa yishe umuntu gutya aramurangiza ntabwo ajya yica abantu nese uwo muntu yishe basi uramuzi uwo muntu yishe twari dufitanye diri nyinshi burya muziranye ku bintu byinshi ngo bapfuye mbwira ibintu by'amatiku biri aho by'abagore shuwa by'abagore ese shari byagenze bite numva bibabaje ni agahinda kababaje nyine ubu ngubu ibintu ntabwo bimeze neza muri ziriya karitsiye ariko nyine ni ukwihangana ntabwo nkikibona kandi wumva ngo buri kanya nahoraga ndi kumwe nawe turi no kuganira aka kanya baramubuze mbese mu bisanzwe muranaziranye cyane kandi ni n'inshuti yanjye n'ibisanzwe arambabaje rwose ubwo ngubwo bwo mwiganye ndumva ari nta kibazo pe nizere ko atagutereta ntabwo ntereta ego mwese sheri kunashaka kunyereka nyine iwabo nta kibazo ariko ubishatse twagenda shanari ahubwo kubera tunaturanye we tunansura mu rugo nta kibazo nta kibazo ubizi tugende basi twishimiye cyane